gushyigikira Muyango, mwakoze gushyigikira The Ben, ariko mwakoze no gushyigikira CEO wa NBG. The Ben, Muyango, ariko dufite hirya Marene wacu Evelyn, ariko dufite na CEO wacu wa NBG. Gutangira igikorwa cyacu ndagira ngo dufate. So guys, umva basaza, mudufashe bigende neza nkuko tubyifuza. Kamera zitazamuka. So turagira ngo mu gutangiza press conference yacu, ntabwo ari press conference iri buze kurambirana kubera ko hari n'ibindi bikorwa bigiye kuberamo hari imbere, kandi nabyo bifite agaciro kuri uyu munsi. Ndagira ngo CEO wacu wa NBG adutangirize press conference, atangize press conference yacu kugira ngo tumenye impamvu turi hano, tumenye impamvu turi kumwe na The Ben, tumenye impamvu turi kumwe ndetse na Muyango na Evelyn, ariko nanone tumenye byinshi kuri NBG. CEO, ikaze. Arakoze MC, ndishimye cyane kubana namwe. Impamvu rero turi aha ngaha, turi hano ku bwa NBG Limited. Ku batanzi neza, nitwa Urayineza Anita, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa NBG Limited. Turi hano rero, turi kumwe na wundi NBG, dusanganywe abantu batwamamariza, abafatanyabikorwa, ariko mu buryo bwo kwamamaza kugira ngo product zacu zigere kure. Ubu rero ni muri urwo rwego dufite amaraso mashyashya, abafatanyabikorwa batwamamariza ariko bashyashya. N'ubundi hari abandi dusanganywe twatangiranye urugendo rwacu rwa NBG, ariko rero ubu turi hano kugira ngo tunabamurikire aba influencers bacu bashyashya. Ubwo rero murakoze, muhawe ikaze. Twatangira ikiganiro noneho kugira ngo n'izindi gahunda zize gukomeza. Murakoze cyane CEO wacu. Mbere yo gutangira, ndagira ngo wenda tubanze dukore iki gikorwa kubera ko ni aba influencers bacu kandi tugiye kubana nabo muri uyu mwaka na NBG mu kinyobwa bahisemo. Turi buze no kumenya byinshi kuri cyo, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze dusinya aya masezerano imbere y'itangazamakuru. Turatangirira kuri Muyango, ndasaba protocol badufashe bamuhereze file ye kugira ngo asinye, na CEO wacu nawe bamuhereze file ye asinye. Nyuma ya Muyango turakurikizaho The Ben. Nyuma yo gusinya, buri brand ambassador wacu kuri uyu munsi aragira icyo avuga. Niturangiza tuboneho n'umwanya wo kugira ngo n'itangazamakuru nabyo ribaze ibibazo bashaka bakeneye. Nimurangiza ubwo murahaguruka kugira ngo abafotografi nabo babone uburyo bafata ayo mafoto. Baranasuhuzanya, banaherezanya contract ku mugaragaro. Ndabeshya? Yes sir. Protocol iramfasha ziduhereze hano umuntu agomba kuzifata. Niturangiza tuhite tuzana za The Ben na CEO baracyari mu kazi, agomba kuzisinya zose. The Ben ni CEO. Okay, all right.
ubwo nibarangiza nanone barahaguruka twongere dufashe itangazamakuru kugira ngo nabo bafate amafoto nanone barongere bazihereze protocol ubundi twakire Muyango atubwire uburyo yakiriye kwa brand ambassador wacu muri NBG nyuma yaho The Ben ariko turabanza kugira ngo tuganire n'undi wa brand ambassador wacu turi kumwe. Okay. Muranasuhuzanya ibintu tubishimangire niko bigenda turabishimangira. Alright, so protocol iradufasha. Okay. So reka duhere kuri Muyango ariko mbere ko duhera kuri Muyango turi kumwe na brand ambassador wacu Evelyn niwe wabaye brand ambassador niwe batangiranye na NBG kugira ngo nawe agire icyo avuga kuri NBG mwabanye gute iki bishimiye kuri NBG by'umwihariko kubona NBG byakiriye gute n'icyo wabisabira cyangwa se n'icyo bifuriza umuryango wa NBG. Nawe agire icyo atubwira kwinjira mu muryango wa NBG uyu munsi byakiriye gute kuri iki kinyobwa gishyashya uyu munsi abanyarwanda n'isi yose igiye kumenya umuryango wa NBG uyu munsi n'icyo watangariza itangazamakuru abanyarwanda muri rusange n'abakunzi b'umuryango. Alright, so reka twakire The Ben nawe atubwire kwinjira mu muryango wa NBG, kwinjira muri uyu muryango, kubana nabo ku kinyobwa cyawe gishyashya uriyumva gute, ubyakiriye gute, icyizere kimeze gute mukomeza gutera imbere nka NBG mu muryango wacu? Byakiriye neza cyane, nibaza ko harimo Evelyn ndetse n'abandi batangiye ndetse bakiri kumwe nayo bakoze akazi keza. NBG is number one mu Rwanda, no doubt. So tugiye gukomeza n'ubundi tugiye gushimangira ibyo bakoze kandi tubigeze ndetse no hanze ndetse so barakoze cyane. CEO ndamugarukaho ku kintu gitoya cyane, n'iki wifuriza aba brand ambassadors bacu bashyashya muri uyu muryango winjiyemo, kuko muyabaza ati bagiye kongerera icyizere. The Ben yaje mu muryango, mu buhe butumwa wabaha, n'izihe mbaraga wabaha kugira ngo ejo n'ejo dukomeze gutera imbere na NBG? Murakoze MC. Ikintu nabwira aba brand ambassadors bacu ni ukubabwira ko NBG n'ubundi ni company ikunda akazi, dufite intumbero izagera kure kandi nabo twabahisemo tubizeye ko bazabidufashamo ibintu bikagenda neza. Baje mu muryango mwiza ukora kandi nabo ni abakozi, baze rero dufatanye urugendo kandi twizeye neza ko tuzagera kure. Murakoze. Murakoze cyane, amashyi cyane kuri iyi si ihora abafana ambassadors bacu. So reka dukoreshe umwanya neza kugira ngo tuhite tubaza ikibazo. K John, turafata ibibazo bigeze muri bingahe? Muri bitanu. Okay, K John 1 2 3 4 5 6 7. Abo ngabo twabibonye ukuntu dukurikirana. So niba ubajije ikibazo basa ku ntego kandi mu byubahiro byacu nk'abanyamakuru, let's focus kuri NBG, let's focus kuri brand ambassadors bacu. Ikibazo kiri hanze ya NBG, sorry for that. Ubwo nyine hari ukuntu kitari buze gusubizwa kandi muze kubyihanganira, sibyo? Murakoze cyane. Twagiye K John.
nk'uko bivuze ntabwo dutina amagambo. Ikintu nshaka kuvuga cyihuse cyane, mu minsi ishize twabonye Muyango, icya mbere tubaza Muyango, icya kabiri tubaza Boss. Mu minsi ishize twabonye abantu basakuje ngo Muyango baramwirukanye ngo kubera n'iki n'iki, abantu barabizi. Kubw'amahirwe tumubonye ugarutse n'uwicaranye na Boss mukuru, bavugaga amagambo ntabwo ushaka kuyasubiraho. Boss mukuru byatewe n'iki kugira ngo wakire Muyango aze kwamamaza iyi nzoga yitwa Bimbo? Tuzi ko iyitwaga United G byabayemo ikibazo, abantu bahita bavuga ngo mwamwirukanye kubera amagambo n'iki. Niba mwamwirukanye kubera amagambo cyangwa byaratewe no kumva ko mushaka iyi nzoga kugira ngo yamamaza, byose mujye kwisanga kugira ngo abantu bave mu gihirahiro. Urashaka ko duhera kuri indi CEO cyangwa Muyango? CEO. Okay, kaduhere kuri CEO. Ubwo aratubwira impamvu yakiriye Muyango muri NBG. Murakoze cyane, ikibazo cyumvikanye. Ntabwo gisubiza nkoresheje amagambo menshi kuko kiroroshye. Abantu ntabwo babuza abantu kuvuga. Abantu ntabwo babuza abantu kuvuga ko icyo tuzi ni uburyo twakoranye na Muyango dukorana neza, kandi umusaruro twamubonyemo niwo twongera dushaka. Ndumva nta bintu byinshi narenza aho ngaho. Murakoze. Muyango. Hanyuma rero kirira muri byo basiyo wabyishe uvuga ngo banze mbere yanjye ko ibyo Sawa, next. NBG mu myaka mike imaze nk'imenye, ushaka utubwire ibanga ukoresha, kuko ukoresha social influencers. Niba uhereye kuri Eveline Ngenzi yiri umujene nawe amaze gukura, none ukagera ku bana bato ku bene n'abangaba, tubwire ibanga murimo murakoresha cyane. Hari ibigo bikomeye mu Rwanda bikora ibinyobwa bitandukanye bitajya bigira ingufu zo kugira ngo zishore muri abanyamuziki wacu, kugira ngo nta muziki wacu utere imbere. Ibanga NBG birakoresha social influencers, abanyamakuru, abahanzi, abakinnyi, abasobanura amafilm. Irihe banga NBG irimo murakoresha kugira ngo mwigarurire imitima y'abantu bakunda imyidagaduro muri rusange? Icyo cyari ikibazo cyanjye. Murakoze. Sinavuga ko yenda ari ukwigarura imitima y'abantu, kuko NBG ikunda abantu kandi nabo bakadukunda. NBG noneho usibye ko no gukorana n'abantu nyine b'inararibonye nka Eveline, ariko dukunda n'urubyiruko. Kandi umuntu ushaka gukora neza n'ubundi akorana n'urubyiruko. Kandi tuzi bajya babivuga neza mu Kinyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Tuzi agaciro ko kwamamaza, niyo mpamvu duha n'agaciro niba navuga ngo abasitari cyangwa aba public figure, tuzi akamaro kabo. Kwamamaza rero ni ikintu cyiza, nubwo business iyo uyifite ni ibintu byinshi byuzuzanya, ariko no kwamamaza bifite uruhare runini kugira ngo umuntu acuruze. Murakoze. Yes, murakoze. Nitwa Eminyawe, congratulations kuri Muyango, congratulations kuri Ben no kuri Eveline wayibanje. Ariko ikibazo nari mfite, tubonye Muyango, Ben basinya, ariko ntitubonye Eveline nawe asinya. Ikibazo njye nari ngeze, Eveline murakomezanya, hari abana reka bariko nabyita kubera ko niwe wabanjemo muri ino kampani. Ikindi kibazo cya kabiri, nka boss byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo ufata debe ugafata Muyango bose ukabashyira hamwe kugira ngo ubahereze kashi? Reka njye kuri Beni, abantu benshi bazi yuko utanywa inzoga, ariko uyu munsi ugiye kwamamaza iki gikombe. Ese wasomyeho tukareba tukamenya ko nibyo ugiye kwamamaza, wabanje kubigutaho n'ubundi byose ni ahandi? So reka duhere kuri CEO. Murakoze. Yambarije ibibazo bibiri, byose birumvikana. Icya mbere yambarije niba tuzakomeza gukorana na Eveline. Murabizi neza koko nk'uko mwabyivugiye dukunda kwamamaza. Rero nubwo ari ba brand ambassador, ntabwo ari bo bonyine dukorana.
dukorana n'aba influencers benshi cyane ngira ngo bashobora no kuba bajya nko muri 50. Ni ukuvuga ngo Eveline nubwo ataguma ari brand ambassador ariko tuzakomeza dukorana nk'umwinfluencer, dukorane bisanzwe. NBG imirimo irahari myinshi cyane, mwese ubwo muzazi dukorane ibyo twifuza. Murakoze cyane CEO. Icya kabiri umbarire ukuntu imbaraga byadutwaye kugira ngo dukorane na DBN na Muyango. Urumva hari ukuntu iyo uri kuru ibintu byose biroroha. NBG nyirayo n'aba advisor bose ni abantu bakunda urubyiruko, bari kuru bisanzunga ku bantu bose. Ntabwo rero bisaba ibyamiranye cyangwa amafaranga menshi cyane, ahubwo biterwa n'umubano uba usanzwe ufitanye n'abo bantu. Murakoze. So Ben, it's your turn, bro. Thank you. Alright, so arakoze. Next. Later. Harabanza wowe, akurikire buriya, akurikireho umuvandimwe. Last question. Yes, nitwa Kamarade. Mbere na mbere congratulations kuri Muyango na Ben. Ikibazo cya mbere ndakibaza CEO. Kubera iki Pepe kare mwahisemo icyo ni ikibazo, ariko ikikomeye nuko hari ibivugwa hano hanze y'uko tugabanye urusaku guys kugira ngo abantu bumve ikibazo neza. Sibyo. Thank you guys. kubera iki ari Ben mwahisemo guha filmu, kubera iki iryo zina, kubera iki mwamuhaye filmu? Icyo ni ikibazo cya mbere. Hari n'ibivuga yuko yaba yarabagoye mu bijyanye n'amafaranga, nabyo mubidusobanurire. Ese contrat ifite igihe kingana gute? Hanyuma Ben nawe ndasubira ku kibazo cya mugenzi wanjye. Ben, dusanzwe n'ubundi tuzi neza yuko nta kunywa ibisindisha, biraza kukorohera kwamamaza ibintu utanywa? Isubije. So ndashaka kubaza CEO, ibibazo babajije mwabisubije? Mwabisubije? So niba mwabisubije ntabwo mushaka kongera kubisubiza wenda sinzi. Kuri twebwe nubwo yenda mwatwita ababosi cyangwa icyo, ariko turi abantu, umuntu wese yemerewe kutugeraho direct adaciye ku wundi muntu, kandi dukorana n'abantu bose. Abantu bose bari mu myidagaduro, nicyo dushaka ko imbibi z'igihugu tukagera no mu mahanga. Yego, ni karibu rero mwese. Ikindi mwayo mumbajije contract, buriya iyo ukorana n'abantu, iyo ukorana n'ikipe itsinda mwembi mwemeranwa, ubwo nyine biterwa n'uko bizagenda n'uko muzabana. Murakoze. Ihinduka. Murakoze. Nitwa Muvunyi, nkorera TV Rwanda. Ngiye ibibazo mfite ndabibaza ubuyobozi. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: mu Rwanda dusanzwe tumenyereye yuko umuco twaje kwakira yuko umuntu ajya gusura ikintu gishyashya, akenshi abanje kubasanga ibyo twita muri ko gatwiko. Ntabwo tuba dufite impungenge yuko mwebwe nawe yaba nta kibazo mwari mufite n'ibyo byarabaye gatwiko kugira ngo uze kuza gusohora filmu. Ikibazo cya kabiri kiraza kugira kiti: uyu munsi urabona ibintu byabereye aha ngaha, ntitutaza kuza gusaba ko abanyamakuru mu buryo bw'ubutangaza biraza kuguma muri kino cyumba. DBN mwamugenera amafaranga, kugira ngo mwamugenere amafaranga, amverope mwaba mwageneye abanyamakuru kugira ngo tuze kubona ko natwe tujya kubitangaza byinshi. Murakoze. Alright. Anyway. Wasubiza. Murakoze. Abanyamakuru benshi bari hano, yenda ntabwo twagiye dukorana na benshi, ariko benshi baratuzi. NBG Limited ni company nziza itari igisambo. Dukunda abantu kandi n'ibyo dufite tukabisangira na bose. Murakoze. So ikibazo kindi kibajije by'agatwiko, ngo byaragatwiko. CEO. Oya, ntabwo byaragatwiko, kubera ko nimba mwarakurikiranye na NBG yaranditse isubiza abo bantu bazanye izo nkuru.
ibasobanurira. Ntabwo rero byari agatwiko uko mwabibonye natwe nuko twabibonye, ariko twabashije kubasobanurira ukuri kwabyo. Murakoze. Murakoze. Bayita Black aba n'imenyereza ku rwego rw'agace. Ikibazo cyanjye mfite ibibazo bibiri ndabaza CEO. Gukorana n'umuhanzi ni kimwe nko kugera ku bakurikira umuhanzi. Uruganda rwanyu rwa NBG n'akahe kamaro rufitiye aba bombi abakurikira aba basitari bombi? Icya kabiri ndakibaza The Ben winjiye mu mwuga cyangwa se winjiye mu cyo nakwita nko gushishikariza abantu kunywa inzoga za NBG. Ukeka ko abantu bagukurikira barimo ingeri zitandukanye, abanywa inzoga n'abatanywa inzoga, bazabyakira gute? Murakoze. Murakoze. Abajije akamaro abakurikira The Ben na Muyango, akamaro NBG yabibafitiye. NBG ntabwo ifitiye akamaro aba followers baba bantu gusa, ahubwo NBG ifitiye akamaro abanyarwanda bose, kubera yuko dutanga akazi ku bantu benshi. Ikindi kandi tugakora n'ibinyobwa biryoshye. Umuntu dutanga produit nziza, abazifana zikabaryohera, zikabanyura, kandi dufitiye n'akamaro igihugu muri rusange. Yenda mbigusobanurira kutabyumva kuko ni iby'imisoro n'ibiki n'ibintu byinshi umucuruzi rwiyemezamirimo akontributinga ku gihugu cye. Ubwo rero n'abaturage bose bahita babyungukiramo. Murakoze. ndamutse nsubije direct nuko cyane nabyo dushishikariza abantu ubundi no kuwera ibyo tubabwira testing cyangwa se kunywa, of course ngomba kubishyira mu rugero. Nibaza ko nanone aba followers cyangwa se abantu bakurikira ku ma social platforms atandukanye, ntawe nenda guhindura wakundaga ikintu wakundaga soft drink ngo ngenda nywe indi drink zari soft drink. Ubwo ndi kubwira umuntu wenda wakundaga drink runaka iri muri ya kategori ya ziriya zindi ko hari drink iziruta njyewe myself na testinze kandi muhamagara kuzana bagatestinga pretty much abatanywa bakunda soft drink fine. Murakoze. Nitwa Jihad, mfite ibibazo bigera kuri bibiri. Barakoze kwita mu bantu bantu, ariko Marene yavuze ngo yahereye ku bufura. Fimbo ni uguhita uguriza ishyo. Icya kabiri mubaza, abanyarwanda bakibona Fimbo irabageraho mu gihe kingana gute? Hanyuma Marene waratesitinze uburyohe bwayo n'imfura wahereyeho biryoshye ku kigero kingana gute ku buryo abanyarwanda bavuga ngo imfura leta cyangwa urakoze. Turakoze. Nk'uko Marina yabivuze koko ngo yahereye ku mfura, ntabwo ayo mazina yenda tuyavuga tugendeye ku buryohe, ahubwo twagendeye uko zagiye zisohoka. United rero ni imfura ya NBG kuko niyo yasohotse bwa mbere. Ikindi noneho kuko hari turi bubigarukeho hariya muri Ghana, ntabwo Fimbo ari bucura, nta nubwo ari n'iya gatanu cyangwa iya gatandatu, hazaza izindi. Tubafitiye byinshi byiza biri inyuma, abanyarwanda bose tubafitiye byinshi. Murakoze. Iragera hanze mu gihe kitarenze iminsi 10. Ku bantu bari aha babyaye bazi uburyo abana bose baryoha, ariko hari igihe bagira uburyohe butandukanye. Imfura ifite uko iryoha, ariko n'ababa bari mu byari 10 noneho akaza ari special. Bakumva nawe ko nubwo atari bucura Fimbo, hari n'izindi zizaza, ariko uburyohe noneho buzajya bugenda buba bwinshi kurushaho. Ikibazo cyane kirajya umuyobozi wa NBG. The Ben si ubwa mbere akoranye n'inzoga muri 2010
market mwari musanzwe mwihagije kuri koze y'amasezerano ye harimo ko igihe agiye gukora ibitaramo wenda hanze igihe agiye gukora indirimbo kandi yanyu igomba kugaragara mu mashusho close imeze gutya. urakoze cyane ariko nk'abantu nkatwe dufite ubunararibonye mu bucuruzi urumva ntacyo twibagiwe byose twarabimusabye kandi nawe atubera umwana mwiza arabyemera. urakoze. Okay. So Max, ikibazo cya nyuma dusoze. Murakoze cyane, nitwa Jado Max, umunyamakuru wa Kiss FM. Ndashaka kubaza boss ndetse na The Ben n'undi wabasha kugisubiza mpereye kuri boss. Tubona ko mukoresha amacupa matoya atubarika mu ntoki ashobora kwifashisha udakoresha ikirahure, ariko hari n'abantu bakunda guteje grotesque amacupa manini nyine ushobora kumara umwanya utagiye gufata iyindi. Urabitekerezaho iki? Nubwo yitwa NBG ntabwo nzi niba iraji ya nyuma ari iki, ese mutekereza kuki ku bantu bameze nka The Ben bashobora kuba bayisomaho ntibishinje, cyangwa abafuad bameze irima, cyangwa ba Lucky Guys, cyangwa nkanjye turacyari muri press banatuma conference. akadasembuye nubwo karyoha? Mutekereza iki kuzadutekerezaho kuko u Rwanda rutuwe cyangwa abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye? Kuri The Ben ndashaka kumubaza, The Ben ni izina rikomeye cyane. Iyo kampani nk'ingiyi ikomeye igutekerejeho akaba ari we itoranya mu bahanzi bashobora kuba bagera mu 1000 cyangwa se barenze, ni ikintu wakira gute? Unagihuze n'icyo bita benediction après mariage. Bakoze cyane. urakoze. Uhereye ku kijyanye n'icupa, nibyo kuko kampani ya LBG ifite gahunda nziza kandi dufite intumbero izagera kure. Dufite gahunda yo kuzakora n'amacupa yose amaritiro, ku buryo uzajya gufata icupa ukarijyana no gusaba umugeni bakamuguha. Urumva ko ari ibintu bishimishije. Ibyo biri muri gahunda. Ikindi ukomeje ku ijambo ngo NBG, kuri abbreviation ya NBG, mbese ngo G ivuga Gin, reka yenda bivuga Nobati Business Group. Nobati rero ni umuterankunga mukuru wa NBG Limited, muraza kumubona. Ndumva ari ibyo ibintu. Dufite gahunda yo kubakorera ibinyobwa, hari ama energy nayo izo gahunda turazifite, ndetse n'amajuice byose. Ntabwo twebwe dufite gahunda yo ntabwo tuzahagarara. Murakoze cyane. Nyuma The Ben. navuga ko ari umugisha. wabuze akantu mu Gifaransa umuhanzi nibaza ko wenda nabyo birimo, ariko nibaza ko benediction kuri njyewe hashobora kuba n'izina ryanjye ryitwa umugisha. Ariko mu by'ukuri ndamutse mbaye straightforward kuko ni blessing y'Imana, kandi nibaza ko n'abandi bagenzi banjye bose aho bari kuba bise 1000. They're doing so well. Igihe kandi runaka kiragera Imana ikamufungura inzira, ibintu nibaza ko bigira steps bigendera, kandi nta muntu bisiga kwa icyawe iyo kigeze aracyakira. So arakoze cyane, barakoze abanyamakuru n'abatabashije mwihangane, umwanya wadutwaye kandi imbere harimo ibikorwa, so tuhagarare kugira ngo twongere dufate ifoto